aho ngaho nagushyigikira aho nagushyigikira ikibazo ntabwo kirimo kuvuga icyanyacyo reka nongereho none ikindi ku bintu bya Medi the Ben tumushyize ku ruhande umuntu wa mbere numvanye ko umugore wa Medi ngo akubita Medi ni Dekari reka nawe ayo makuru yarari ku muhanda uwo muhanda se nuwa Gael oya ureka kuvuga ngo ibya Ben bishyire ku ruhande ngo umuntu wumvanye iki ntabwo nkurikira amakuru yanjye ntabwo ibyo tukira aho ngaho shakira ahandi tukira aho ngaho Melodie ako Melodie tuti umusaraba Melodie ko Gael yanze kuza kwivugira n'ubundi atari buze kuvuga kuki Gael agaruka mu majwi Gael ni ikihe kibazo ko n'ubundi yanze kwivugira impamvu agaruka mu majwi ni ukubera iki impamvu agaruka mu majwi nawe ari hano yivugire mureke yivugire abyivugira ariko ngiye mu nkure muri ubu butiku bwanjye ngiye nta musani nagirira nabi Melodie uretse gato Melodie uretse kubwira ikintu kimwe nta munsi no uretse gato deka tujivugiramo nkarwamana ujivugiramo bikandi okay ntabwo Melodie umva ikintu mubo dufitiye impuhwe nawe urimo kubera iyihe mpamvu uburyo ahangaha niba umunyamakuru sibyo umunyamakuru ashobora kuza agatanga commentaire bakamupfuka bakamuzimya sibyo kandi bikagaragara ko ibiri gukorerwa ibingibi bavuga ko Gael ibingibi bari kubikorera The Ben bitewe n'ibyo ntabwo tuza gusubira inyuma ngo dusubire Tanzania bitewe n'amateka azikana n'ibibazo bagiranye ibi bintu byaba kumuhindanya noneho hakaza kankubwira abantu kankubwira abantu bishunditse umugabo sibyo uyarahari nguyu hano hari abantu yandagaje Chita ngo yari hari anyway uretse amasegonda 3 ntabwo turi hano ngo turi against Bruce Melodie turi against kanaka n'ibiki byose no one hates Bruce Melodie no one n'iki urumva turi hano kuri fact yuko urumva hari umuntu umwe urimo guhinduka kidobya abantu bose ngo Chita arahita avuga kuko Chita nafite icyo kuvuga kandi Chita ntajya iminwa ndabizi nari umuntu ndakubaza ariko bigaragaza guhanisha ngo mwavuge ndavugiye iyo uvuga gutyo Bruce ugasinikinga ugaca behind nubwo wenda sometimes wowe utabirimo urumva ariko iyo urimo kurebera ntukajya ugaruka ngo wegere umwere ijana kwinjana ariko ntabwo ndi umusekirite oya birumvikana ntabwo umusekirite Bruce nta n'uwo gushinje kuri umusekirite urumva nibibazo uzagira ntuzabimbaze nanjye byo uzagira ntuzabimbaze kuko nanjye sindi security twakomeje reka tuganire reka tuganire ikibazo aho kiri reka tuganire gato ino ntabwo ari space yanjye Jesus mureke man space iraza kumara mu cyo duterera amagambo reka tubigendane gakeya dutange ibitekerezo noneho ahari ikibazo cyangwa aho tubura twebwe twinubira tuhavuge sibyo urambwiye ngo uri kumwe na nani na Bruce reka mbabarira umutinge gatonda gusa Bruce umbwiye ko uri kumwe na Gael muri Tanzania kandi naniyo ntuza ari adakuma futa kandi mukanje ntabwo ari hari ahari simbi ahari uretse gato reka nzana amafoto hase kuvuga ko ari urumva ibintu bikomeye uretse gato reka no ngiye mfite amafoto reka nze naba ntacyo bintu erega ndi kumwe nawe sinamwihakana okay so ahantu ikintu cyambabaje Bruce mva ikintu cyambabaje cyangwa n'ikintu cyatumye ni space yongera kuba n'indi yarabaye ejobundi kira kiganiro kikimara kuba abantu baravuga ati ibi bintu nta wundi muntu ubikoze na Dekatalazano avana amagambo mu kanwa arabivuga aravuga ati nta wundi muntu ukoze ibi bintu ni Gael abikoze nuko uyu muntu ari hano ari kumva ibintu byose turi kuvuga nawe afata umwanya avuge Bruce mbere yuko genda dore ku ijambo ryanyu muravuze ati amafaranga naboneka nta hantu muravuze ngo mbere ko umyutinga mic ngo amafaranga naboneka ngo kanaka n'ibiki byose so which means Bruce Melodie you always for the money okay mureke mubaze please and buretse akona akambera kandi
Bruce Kenny wambwira impamvu ibyo ngibyo case ya mbere waruvuze sinzi shone bo we waruriye wenda probably we ntago waruriye gusa Jada afite ibyo ntabwo ibyo boro witajya ntubyitaze kuko no bizanye Jada afite ibyo yavuze ari manager wawe afite ibyo yavuze kuri afite ibyo yavuze kuri wa mu manager mwakurikiranye mwafatanyije ende ushaka kumbwira impamvu we na Irene na Philipita bagiye kureba aho Ben yari ari muri iriya minsi bakajya kumusaba imbabazi kuko ndabizi ko urabizi neza ayo makuru yose yarafite ngatubwire ngaho nyumva neza mu bantu uvuze wumvise nari ndimo abagiye kumusaba imbabazi nibo bakoze icyo kiganiro ni initiative yabo none se bigeze bavuga ko hari umuntu wabatumye so bagiye gusaba imbabazi yari manager wawe ubwo babonaga ko ibyo bakoze bitari bikwiye ariko icyo kintu kirabaye icyo gihe n'uyu munsi kirongeye gisubiye akwemera ko byabayeho bagiye gusaba imbabazi ku ikosa batakoze ku cyangwa ku kintu na kimwe datangwe aba bantu nicyo ushatse kuvuga oya aba bantu bakoze ikiganiro sibyo bagikora binjiriye umuntu barangije babona ikosa bakoze bajya kurisabira imbabazi kandi which is good kubera ko nanjye unyinjiriye mu muryango ntago nakora urakoze cyane ibyo bintu namakosa urakoze cyane Bruce waretse yego reka nkubaze Bruce Melodie kandi ni mbere ko nabi nakubaza unyemerere niba wisubiriza hano niba wisubiriza ku ruhande nta kibazo wenda gusubiriza hano okay now ibibazo biri muri industry ya muzika mu gihugu turabizi tumaze kwishuro nyinshi hano ni exploitation y'aba manager ibyo bibazo biragaragara so wa mwobo yavuze ko Jada yakuyemo kuyu nashaka kugwamo n'abandi benshi bamaze kuganira cyane aba manager bafite kuntu ba exploitinga abahanzi agaba ikibazo yesha kukubaza 2019 twa dufitanye deal urabizi neza na Jado contrat ndazifite witwa oya reka ni mucyo Thierry ariko wazabyise se oya utazi hano ariko na picture yayo ipurinze urabizi ko tuziranye twavuganye kuri video ngo twari dufite deal wagomba gukora tuwa muri Canada no muri US Jado aza Texas urabizi ibyo urabizi sibyo ugiye kujya mu bintu byinshi yego urabizi n'ibyangombwa byose byo ukuntu byara ngiye ubu ngubu Gael ntabwo nigeze mumenya ubu Gael nagiye kumumenya kubera wowe uvuga ngo mugambere numva Gael niyo muntu wa mbere waje hano mburanya Gael ndavuga ati guys mujye mureka kwataka business z'abantu investment y'umuntu mugomba kuyuba ariko ibyo ngenda numva ngenda sobanukirwa byinshi noneho jewe abazi igihari saga hano navuze Gael niba ari no kutwumva inama namugira yazamuka hano agakreninga ibintu kuko iyi danger ntago ari kuri we umuhanzi ikibazo ndumva ari cya Gael ntago cyari nandaza kukugira ndavuga ikibazo iyo kivutse gutya ni ishusho ry'umuhanzi umuhanzi ntago ari propriété privée y'umuntu twese kumanikinga uko bishoboka ariko ntago yigeze azamuka bivuze yuko we nkuko bavuze ngo ni pare wawe simbizi bavuga ibyo bashaka ariko urumva hano biza bituruka noneho wowe rero icyo buka igihe deal ya pin wagize post wa murezi uretse gato nabibonye ariko no kuba ko host ndabyumva twumvikana ikintu kimwe mucyo ntabwo ahangaha ni ukuvuga ngo wahise utandukira ikiganiro turiho uhita ugitwara mu nyungu zawe bwite twumvikana ikintu kimwe ahangaha topiki hejuru turi kuvuga kuri Gael twumvikane turi kuvuga kuri Gael vuga ikibazo muri rusange sindi kumva business wagiranye na Bruce Melodie ukuntu igiye guhana ikibazo cyanuza cya Gael tugerageze kuganira nk'imfura mu mwanya bihuze wenda nimba bihuze nabihuze niba bihuza aricyo ashaka kuvuga aje kuri street the point vana ikibazo cyanyu none singiye kuko okay mureke kuca mvuganye nawe ngiye nageze naho nagomba kohereza avance kugira ngo musoze muri Canada ntabwo byigeze biba ntabwo ngomba kubizana ngaha
okay reka noneho kuri point ikibazo muri rusange reka bihuze noneho my point is this urumva ko ibyo byose izo jagos zabayemo ntaje nigeze menya ariko Bruce niba bavuze bati Gael ari kukuzimya nkuko abahanzi benshi bagenda bazimya n'aba manager at least gerageza ureke kumuprotectinga kuko muri structures na investment ze afite uburyo a protectinga business na investment ye usagura ibitaramo oya baza wumve byaba byiza wowe ugumye muri ya inama ya umva hari lane washizemo sibyo hari lane washizemo nuko ndagomba kuvugana na Jado sibyo nagiyaga ngo nk'ubu niba attacks ziri kuri manager ureka afata iyo lane ayikomerezemo kandi wowe ukomeze kumuprotectinga it looks like there is something wrong nta muntu ndi guprotera ubundi manager ubundi usanzwe ni uvuga yeah so ndio navuga ikibazo cya Bruce yabaye manager wa ntuza wa Gael Linda Bruce manager wa Gael ni we manager wa Gael baterinde ndikuvuga ikibazo cya Gael uti cyo ni cya Gael navuga icyawe uti ni cyamana niwe passion inamugiriye uko urumvise inamugiriye urambwira ngo ngereze ne guproteja manager wa reka kumuproteja kubera yuko mu kumuproteja icya industry yose uribuka yuko muri 2019 niyo nakubwiye 2019 niba deal yanjye yapfuye kandi ugakomeza gukora ibi industry irapfa noneho turatundi ndikumva utuntu tw'udutiku ntazi sinzi niba ari amatiku niba ari kuri niba ari iki ariko please kuko impamvu uri sibyo Bruce Melodie kandi waramaze kuvuga ngo mvugane na manager ukarangiza ugasanga ni wowe noneho uje kuba protector cyangwa kuze kusobanura cyangwa kurwana na business yawe ntabwo ubona ko ba manager nta kintu kimwe ndi gusobanuraho niba management itarabashije kuvuga urakoze ariko Master P thank you so much thank you Bruce Melodie yumvishe reka tumuving on kuri point yawe tugiye kugenda noneho uwo ninde ufunguye micro Chita ahantu yarasakuza kandi ashaka guhijama ariko ahantu harasakuza tugendane gake turongera turi clearing hari ikintu Bruce Melodie atari kumva shaka kujya musobanurira ubwa nyuma abyumve impamvu ki ni impamvu ahangaha Gael twashyizeho topic cyangwa tukamugira ikiganiro ntabwo ari wiki ruhande ngo ndeke kuvuga ko mu byagaragaye byaba mu banyamakuru umunyamakuru aho avuga bakamuzimya kandi bikavuga ko bizimijwe n'udashaka gutwitikwa ari we Gael uburetse gatondagize ni bande bamuzimya ndabakubwira Gael ejo bundi yafashe umwana bita Keminike reka tunyarutse tubangure niho nashaka kugera yafashe umusore bita Keminike amuhereza amadolari 200 arahura afite gufata amafaranga amadolari 200 ibyo n'uburenganzira bwo kuyamuha araza aha untega amatwi wumve umunyamakuru byivugiye neza hano abireba mwagiye muri event ya filime ya Ruti uyu musore uri hano hasi bida Didimani aragenda bajya kureba uriya mugabo afata amafaranga abaha amafaranga ngo kuko aya namajwi y'umunyamakuru ndabaha ibintu mbahe nasuse ugerageze kubyumva noneho tubwire uyu muntu ni gute umuntu azaza muri industry ariko kuko afite amafaranga akaba nta komenti yakorwa kubikorwa arimo gukora ahanga turaza kubyibaza which kind of like this guy uje ku investinga mu muziki ariko ukora ibyo ashaka adashobora ibyo ikibi nikivugwe avuga ibyiza gusa aya majwi yagira muri Melodie uretse gato aya majwi yagira gatya ati munyihanganire nindangiza kuvuga kuri ibi kandi twamaze kubibona mwabantu mwe Bruce Melodie ibi bintu uyu mugabo arakuba reka timute gato ibi bintu bikimara kuba Melodie akimara gukoresha aya majwi umunyamakuru umwe wabaga kuri radio this I mean is it 10 radio I mean this is I think it's ngo yagiye kuyo bitishusho yakoze comment kuri iraho hejuru ahangaha harimo kwibasira umuntu rebaho hejuru hari ifoto yawe ni ya Gael ni ya Debeni umunyamakuru yandika akoraho iyo comment abo bantu bishyuwe
ku mugaragaro baje baramwanjama baramutuka bivuze ngo ntabwo Gael agomba kuvugwaho na gato bareka kore ibyo akora hari ikintu avuga niba yica wapi Gael reka ngufashe reka nkorohereze reka waretse nakore ibi ukabihakana nabyo reka njyambi wamfasha gukinira amajwi ko adafite kunota nta kintu makana kwera ko numva uri kuvuga ibya Gael reka ngusabire Gael kazamuka asabe kuvuga aze nawe atubwire wagwan kuko ibyo ngibyo ndumva atari izanye abo banyamakuru ntabo nzi Didimani ntago muzi nabo basi abo bantu bose nabo ahubwo Gael ubwe nk'umuntu uri kuvugwa aze mumuhe mikrofone mumubaze ibibazo muri kumubaza ngiye cyo nashaka gukora uyu mugoroba no kwitandukanye na Gael kubona ndimo kumbura umuga make muri itandukanye na Gael nawe itandukanye na Dekate nibyo byiza rati ubu ngubu wari kuri gufata ka Hennessy itandukanye na Dekate kuko ari kugucinya ukamureka akaba ari ustragura Melodie ntabwo nitandukanye na Dekate kuko ntawe muriye na Dekate ngera hano murena Godfather sinaramuzi uranza wa mureza anje hano murena Gael uramurekanye naho muhuriye muri bumwe tuvugira habe turi muri hoteli imwe nkuko nabandi bose bayirimo kandi ukoze ijambo Melodie tuzi ko icyo duharanira ari uguhereza agaciro ibikorwa umuntu aba yakoze ubivuze neza ni ukubihereza agaciro ariko ibyo muri kuvuga n'ibyo mukora biratandukanye wowe ntabwo nkuzi cyane nawe sinshona sana ariko nk'uyu mujyi muri kumwe n'umudage mari arabifata nyine akabyangiza akabimenamo ibyo ashaka kubimenamo so we need to push ibyacu n'abandi bagapushinga ibyabo hanyuma ibyo uri kuvuga n'uyu muntu muri kumwe impamvu mbwe Godfather wabyumvishe abimenamo urusenge umusore wabigize hanze abyivugiye uretse gato ikibazo rero iki kiganiro ukuntu muganira ntabwo hano tuza kubigira ntabwo turi guhangana turaganira nk'imfura ntabwo turi guhangana uri kumbwira ngo guhesha agaciro ibintu umuntu akora wowe Godfather subiza Dekate koko aharanira guhesha agaciro ibintu nkora subiza nk'umugabo cyane uretse gato ngo Dekate Godfather nasabye kwansubiza reka ngusubize ninjye muntu uharanira yuko ibintu ukora bitera imbere uretse gato tugende gato Deka uretse gato iki kibazo bambajije ntabwo ari igisubizo nasabye sindi kugihabwa n'umuntu nagirajije urashaka ngo ikiguha Dekate mute your mic uravuze ngo Dekate aharanira iterambere cyangwa shimishwa n'ibikora of course ntabwo ngiye mbizi bya Dekate cyangwa nicyo mfa ariko mu kanya bivuze neza uko byagaragaye uninjira no muri iyi space waje wikoma Dekate uvuga ko kuva kera kuko wanze kumwishyura ibintu it's your business ni business zanyu ko ashaka kukuzimya cyangwa aho ashaka kuguharabika ibikorwa byawe niko watubwiye winjira space Melodie uretse nanze kumwishyura byonyine uretse urimo gucika ni ndimo kuvuga sorry umwana ari kumamagara bikanga nyine umukobwa wanjye ari kumamagara sorry reka byaranje ariko ndi kubumva nibyo nakubwiraga Melodie wowe ibyo upfa na Dekate niba mufitanye ikibazo ntabwo ngiye nshobora kugendera mu kwa Dekate niba hari icyo mupfa ntabwo azaza ngo akuntamike bikunde nta kibazo mfitanye na Melodie umva ko na damu rero mwabaye ubishyura muramwanga nta kibazo mfite na Melodie wewe wamaze kwivugira yuko ujya amafaranga ari uretse gato wowe Melodie hano rero ikintu mbashije kubona Melodie yaje hano ikibazo cya bwite kiduhurije aha cyo kugaragara ko tubangamiwe n'uburyo uyu musore atangiye kudrivinga industry ariwe Gael biragaragara nanjye mbangamiwe nuko uyu nguyu wundi muri kumwe nawe drivinga nduvuga ngo tufite ikibazo ngiye nawe gisa urebye kandi isource y'ibibazo byose biraha iraturuka ku muntu none wowe ntushaka kurebera ikibazo mu mizi uri kukirebera hejuru tukirebere mu mizi isource ninde niyi bimeze nko kujya kurya inanasi ugakuraho cya kiboro cyo hejuru nyine ntabwo uza kunshira imigani nk'iyo wakiriye fata ku mavuta muri kumwe ubu ngubu ngo niko kurya isamaki turategeka imigani nkoresha wowe umuntu wese urambwira ngo kurya inanasi uretse gato Melodie ari nje nawe ninde wavuze ko Medina de Ben abantu ba fake njye sinigeze mvuga ko ari abantu ba fake warabivuze ngaho bimvugishe mbisubire wavuze ko bazimye ko batagikora
oya ntabwo ibyo nigeze mbivuga ntureba uri kubona ukuntu ibintu mubibona muri kubibona nabi kandi nubwo nabivugerega ni gutyo showbiz ikora ntabwo turi hano nk'abantu dukora ku murenge Melodie wanditse tugaruka kuri Melodie uzi ko uri kungambanira no kuvuga ngo topic yanjye uri kuyihindura urashaka kugira indi ntabwo ushaka ko tuvuga ariko ni wowe unsabye ikintu umva aho bihereye unsabye kuva ku muntu nanjye ngo nsabye ngo mbwira Gael azamuke ese ubundi Gael ni ikiragi Gael nadufasha azamuka mu bibazo byose bibaho numva ibyanjye nabibajije Gael azamuke hano ngaho azamuka ibibazo bibiri urebe ntabwo bro Gael azamuka ngaho nazamuka ibyo ndi kukubwira yafashe amafaranga yo urahereza uyu musore aha ngaha nuvuga ngo ahantu hose yabanje mu banyamakuru aragenda dore ibintu bakoreye umunyamakuru na mukanya ibyo ndi kukubwira fata aya majwi uretse gato katukubwira Gael turi kukubwira uyu umunyamakuru reka nzi wumve uwo Gael azamuka bihakane ko amafaranga atabwiye mukuru bari muri nawe ngo yahereze Didimani uyu nguyu mukazi uvuze ko Didimani atazwi ntabwo azwi ariko araza aha ngaha uretse gato reka nyakine Masada wino brena umva hanga uretse gato ya no brena uretse umva hano Melodie ndaje kwishambo no brena guys buriya rero iyi myidagaduro urubuga rw'imyidagaduro ruba rumeze nka politiki so ni ukuvuga ngo buri wese abareba ibintu mu buryo bwe ntekereza ko mu rwego rw'imyidagaduro buri wese aba afite perspective hari ureba ibintu mu buryo bwiza n'ureba mu buryo bubi hari ubireba mu buryo bwatanga impinduka hari n'ubireba mu buryo babona bwanica ibintu so rero ngiyewe ikintu kimwe naje kubona kubera gushaka indonke no gushaka uburyo twabaho abantu bamwe batangiye kugoreka ibintu no kugira uko babibona ngiyewe ibintu mvuga mbihagazeho ntabwo ndi kubeshya cyangwa za black z'imikino mu magroupe n'ibiki cyangwa no gushaka kwica izina ry'umuntu ngiyewe ubwo twari turi muri film premiere ya Rocky cyagiye yari yaroshinze ya filime ye narasohotse hanze nsanga coach Gael arahagaze na team barimo baraganira ubwo barimo baganira nabo uyu muntu bita Didimani ba coach Gael barimo baganira bavuga ukuntu ngo urubyiruko rwibasira kuri Twitter n'ibyo byose umuntu bita Didimani azazanye n'undi mutipe ubona bashaka kubinjirira ukuntu babinjirira ukumva ni standard byitandukanye yaje bisanga ibyo inkuru uyu musore Keminike yari yakoze avuga ati bya bintu bavugaga byatangiye Keminike yandagaza cyangwa yatakaga yerengwanya amafaranga y'abakristo kuri yari yasohotse ya Shondoroketa hanyuma icyakurikiye Keminike disi zamuka Clement zamuka hano hejuru ndagusabye Clement disi zamuka umva uretse ndangize yangane mbace mu ijambo filme telefone ya coach yari yazimye ariko ndamubonye reka mubaye phone yanjye ntabwo ndi bumwakire nazamuke muri account ye phone yazimye men Melodie ariko utanamushaka nta bitenze sinabihatira okay muzane kuki atinya kuzana na account ye okay it's okay nazi nayicharginga ze muri account okay Melodie ariko mantuze kino kibazo Melodie nk'umuhanzi sibyo reba icyo nshatse kuvuga subiza amaso inyuma wumve iyi story uyu ni umunyamakuru ibi ngibi ariko rero namwe industry mwijugunyamo mudashona uza abantu bose nahaye amafaranga ukuntu bangana ubu mbatondeka muri urutonde rw'abantu bari hano nahaye amafaranga uyabaha mu buhe buryo kugura service erega industry bamwe ibintu byinshi me ni ukuvuga ngo nahaye abanyamakuru benshi amafaranga urumva ku rwego nk'ibi bintu mba numva ngenda nashaka no kubimenya kuko abashyira hanze arabyivugiye yenda kubyivugira yatanze n'abayeho mu 2000 abanyarwanda noneho nanavuga amazina kugira ngo uvugiramo bro umva se kandi ndagusabye wimuvugiramo twumve point ndagusabye babarira s'il près umva ukuntu gahunda iteye n'amazina umunsi umwe nzicaranya tondeke nyabereke mbabwire ni ubuye amafaranga afite n'itikita Dekat wanditse Bruce Melodie akangiza point Dekat yamwimye niyo mpamvu ikinyusi ndagasika nanze no kujya mu kiri Dekat uri kumbangamira niyo mpamvu amafaranga sura ndusho wakitutuwe Dekat reka ibyo bintu wisaranye okay why Melodie kuvuga
bro industry mwibonera mwe mumeze nk'ukuntu usanga umuntu wamwogoshe wowe ukaza ugafata twa dusazi two hejuru turi kurengaho ukabigira ikibazo ukanabikuririza aba banyamakuru baryaga ruswa guhera kera urumva baryaga ruswa guhera Musa wimvugiramo nyine heza abanyamakuru baryaga ruswa guhera kera urumva umunsi umwe nzakora ikiganiro nzakikoresha nta n'umuntu uzafusaba ngo tukorere ikiganiro mbahe reality ba muri showbiz n'abantu bose ibintu bakora kuko kugeza uyu munsi umusangiye bizboro ndanabirambiwe nahaye amafaranga abantu benshi sana ku buryo kuba umuntu yahaye undi amafaranga nje ntabona nk'ikintu gitangaje kuko nta nubwo uyabaha gusa kubera ari amafaranga uyabaha kubera ko bayakwa sibyo niba umunyamakuru ashobora kuza kuvuga ngo mpa amafaranga ukayamuha kugira ngo aguhe promotion niba ari ukeneye bivuze ko iyo service bayigurisha ahubwo bayigurisha mu buryo bunyura bayigurisha amagendo kuko ibitangazamakuru bakorera ntago baba babizi so umuntu yahaye undi amafaranga ari kugiye gucharginga telefone ariko sinzi ko ndibuze kuba nyiri hano na Dekati yansabye amafaranga ndayamwima aze kuyamwima arayagara none ari gusa avuga ngo abandi bantu barayabaha please be honest gusa ureka I'm being honest man watapi mufungo nta mufungo nakwaka kuko sundusha amafaranga turumva wabi icyambere cyo miliyari cyari kinyoma you know that byemere uvuga uburyo Rwanda Revenue ahantu bari guhindura n'uwagukije amafaranga n'uwagukije wari so I mean ushaka kuvuga ngo nkuko navuga ati nanjye wansabye amafaranga ibyo umuntu wese yabivuga buretse gatoya tubwire abantu nari gusabye amafaranga ngo gukorera iki ko ngiye wari kuyansaba ngo nwikire se kandi wamaze no kuzima wararahagiye maniga this nigga yarakurangije ntago nshaka ibyo rero nibyo uretse gato ntago ngigeze kubyanganira ibyo rero nibyo avuga Melodie kuki ukuri Melodie nambara uretse gato deka ihangane Melodie reka kugira ngo ibintu tubyoroshye bwira Gael aze kuri telefone tugize tumwibariza urabukoze bagiye kwicharginga yagiye Gael reka nkubwire Melodie sibyo icyo dusaba ni kimwe wowe ukuri urakuzi ndabizi ko kuzi duhereye ntabwo tuvuze ko uyu musore ibyo akora cyangwa kandangize icyo dusaba ni kimwe umugira inama nk'umuntu muhorana sibyo duhereye ku byo uretse gato Melodie ngo nimero ayo nshaka woze kumugira nta n'amashaka no kumugira akora iki so umuntu akora iki byo muri kungira Dekati ihangane Melodie yazana ataza ntabwo tumwinginga kuza hano umva icyo tugusaba nk'ukuntu wajanga uza agaciro ka audience kuko uyu mutipe ntabwo aza agaciro ka audience ntabwo aza agaciro ka public reka tugusaba ikintu kimwe ndimo kajye muvuga abantu bamenye ibintu byose mwana ihangane ariko se kuretse ukavuga nkavuga Melodie byibura uvuze ngo umuntu ashobora kuba wakwihanganye ko wavuze ngaceceka waretse nanjye nkavuga ko nagwaye umwanya thank you so uyu mutipe wa mugani mukanya uravuga ko ndiko uretse gato uyu mutipe dusubiye inyuma tukaza ku byabereye mu maso yawe bro Melodie ntabwo nshaka guturika ariko ku byabereye mu maso yawe kuri onomo ibyo bintu bivuga Gerega sindi ibyo boss ni nyawo reka bivugeho niba ushaka ngo duturike ibyabereye onomo ceceka pusi babarira uceceka ibyo biboro byarabaye ariko ibyo biboro byabaye ntahari no kuvuga ngo ibyo yari mu cyumba cyo hejuru uretse gato Melodie oya nari nataka reka mbivuge umva ukuntu byagenze byarambabaye bivuge rwose bivuge nta bivuge niba ushaka ngo nturike noneho niba ibyo turi kuvuga erega ngewe ntago nanga ko wari uhari mwari mwicaye bayingana icyo rero nicyo kibazo ufite wowe Godfather kitazatuma tunumvikana ntago ndi bwemeye wowe ikibazo ufite gikomeye kidashobora gutuma twumvikana ibintu byose ubivuga nk'ubizi kandi nta kintu na kimwe ufite ndaguha evidence nazo zigaragaze zizane hano kare nakubajije ngo Muyoboke ari hano ihangane uretse gato kare nakubajije ngo Muyoboke ari hano niba Muyoboke hari bari wowe uzana arakubwira uretse Brice ko wavugaga gutuje bavuze ngo agiye kubivuga utanye kuyagara Dekati ihangane nituvuze ngo babivuga Melodie
anda n'icyo uvuze ko bivuga tubaze twahijambo reka ati ntongere kuvugiramo ndaba n'izina ry'Imana sikano jyenyine I beg you Melodie uravuze ngo tubivuge mu bintu byatumye abantu banarakara n'iki urimo kumva nuriya mutipe tubivuge ariko uvuga ibintu uzi ikibazo mfite kuri wowe ariko se wakwihanganya reka mbanze nguhe reka mbanze nkwereka akantu nyine nshaka gukurikiza nuvuga ibintu utazi uraba ugiye kuvuga ibintu bitari byo uraba ugiye kuvuga ibintu nzi Bruce kutari uhari waretse umuntu akavuga ukuri kwe kuko nawe uhari waretse nkabivuga ko kutari uhari waretse nkabivuga noneho njye sinari mari batatu ariko at least nari ndi mu Rwanda wowe uri mu Rwanda kuri ono uzahomba reka bivugwe uzahomba ubwire yuko nari kuri ono kwavuze ko Muyoboke hari wa muzamu kubaza Melodie ahanga ruheze inguni uravuze ngo tubivugeho reka tubivuge noneho biguheze inguni ndashaka umuntu ugiye kuvugaho ko abahanze reka nze nsabe Muyoboke reka mwe muvuga Muyoboke uzamure bagenzi be ijambo rifite no brainer thank you so much let's talk about music mureve muri mana ibintu mwagiyemo ntago bikiri umuziki mana ariko umuziki abantu basanga abantu bahagaze ku tubari brainer ariko umuziki ntago ari wo mukiri kuvuga umuziki kandi dukeneye kuvuga we talk about music umuziki si kujya muri studio gusa umuziki nibi ngibi byose behind the scene impamvu ndi kukubwira impamvu dukeneye kuvuga ku muziki aba ba producer turakorana bakorera abahanzi ibihangano aba nabo bemvoruvinga muri music management ni nabo bemvoruvinga mu gutegura ama event akomeye hano i Kigali ibyo bintu muri vuga ngo umuntu bamuhaye amafaranga twese hano iyo habaye igitaramo cya The Ben kugira ngo gikorwe muri Kigali arena bampaye amafaranga kugira ngo yamamaze nawe ugiye mu kazi nese ubu The Ben yaranyishyuye noneho nese ubu mvuge ngo twidekarare hano ngo twese ninde utarya amafaranga aba mu muziki iyo wagize chance ugakora kuri event niba ari imyaka 10 ya Bruce Melodie ntabwo bava ngo amafaranga ashaka no kongeraho ntanabimenye mana The Ben akora igitaramo cyo hano amafaranga brainer no brainer ntabwo no gutwara ibintu we bagwa bashobora gukora amafaranga yo kwamamaza igitaramo cyangwa se yo kuba involved mu gitaramo ntabwo bagwa amafaranga yo kujya gusebya kanaka so amafaranga urya atanzwe muri icyo kibazo ntabwo wamenye ukuntu umuntu ahera okay umva nkubwire none impamvu nenda mu kano kantu gaspaza nagaruka kugira ngo nigire mwiza hano nta muntu numwe mwiza muri iyi industry sibyo nta nubwo ibintu right now ahantu umuziki wacu ugeze twafata abantu ngo tubacireho urubanza tubagire Muyoboke amaze imyaka 20 akora management y'abahanzi arabizi ukuntu kubona umufungo muri iyi industry bivuna Bruce Melodie kugira ngo agere hano a celebrating imyaka 10 abahanzi ba celebrating imyaka 10 hano bamaze imyaka mu muziki waba barakuntoki abenshi barinze banavamo bibe nabarabera n'abantu man nimba ntabwo bwo kuvuga ukuri ufite ntabwo bwo kuvuga ukuri ufite vuga kuri tweet wa postinze mu byumweru bitatu bishize ibyo wavugaga kuri coach Gael ntabwo bufite bivuga wabitutinze kwera iki gusenda bivuka ko nkora muri yahageze muri chamazi muri ke duchamazi Datwaga reka mvuge nk'umunota umwe ngiye mbere yuko ugenda ndabona no brena uretse ntujya ujya uri hano no brena uretse mbere yuko tuvuga ikibazo muri rusange harimo ikintu icyo dushaka ugerageze kunyuma no brena icyo dushaka turebe aho ikibazo kiva none turaza kuvuga ko umuziki muri rusange ushaka ko tuvugaho niba ibintu bishobora kubaho umuntu akaza Gael akaza akareba bro ari muri field imwe akaza ngo yaje atazimwe akareba Muyoboke nk'ikibuto inka yanze kujundika sha urumva uramutse bakamureba nk'ikibuto inka yanze kujundika uretse deka manager wubatse no game manager wubatse no game yarayubatse Melodie uri hano uri kumva icyo dushaka ntabwo nshaka kuzana ni wowe uvuze ngo tuzamure ikibazo cyo kuri ono ariho byahereye so uvuze ko utari uhari kandi wari uhari so ibintu nibi nawe utagebereye umuretse gato ntabwo uvuze ngo uraguhimbira nuvuga ko utari uhari nakazi kawe ariko ngize ko wari uhari kandi ufite n'ibimenyetso ko wari uhari so ubwo nyine uraza kubihakana nakazi kawe ariko ikintu kirakaje kinarakaza kinababaza ndumva uretse gato ndumva yatangiye gutanga inki reka tihangane wo bita n'uza zamuka mu byumba bye mu kibazo cyo kuri onomo reka tubimvugira ku kibazo cyo kuri onomo ijambo turihaye manager w'ibihe byose respect to you ariko hari umuntu muniganisha ijambo
inde uyu wafitemo agatentire kiwe nyine no brain cyangwa uretse gato turamugeraho reka dufate ijambo turihereze wanasise cyane manager ijambo ni ryawe tubwira ukuri mwiriwe nirwariye gripe mushobora kuza kutaza kuvuga ku bintu byinshi ariko nkavuga point mwatuzanyeho ibyaho nomo n'ibya Muyoboke n'ibindi mwakomeje kuvuga ntabwo ndi bugira ikintu bivugaho ahubwo ndavuga ku kibazo cyafata ku mavuta na 155 kuko nicyo nako n'ikiganiro yakoze bikaza kozamo 155 kuko nimuzana ibindi byabaye kuri onomo nabyo bizafata ibindi ndashaka kugira ngo aricyo mvuga kubera ko aricyo cyatuzanya hanga kuko mwancanga murazana ibi mukazana ibi katuvuge kuri iki kibazo ngi hari ibibazo bifatwa ko Gael araregwa byinshi yakoze byinshi buretse gatoya ngi ndashaka kubivuga muri ubu buryo manager avuge mu muhijambo yivugire nkuko nabivuze ubushize Bruce Melodie unyumve neza Melodie ngira ngo nkubona bwa mbere nakubonye turi kwa Fazo inyamirambo ngira ngo urabyibuka ukwanjyanye hanze niki from that time up to now nzi ko respect nguha nk'abantu tubanye muri uyu muziki nkanakubaha kuri umubyeyi kimwe nanjye so ndashaka kuvuga rero ku kibazo cyafata ku mavuta nataka yabayeho kuri Ben na Medi ndetse ibyo sinabyaza muri showbiz ariko iyo winje mu muryango w'umuntu nge muzacunga igihe cyose showbiz bamvuga ibyo bashaka ariko iyo watakinze famille yanjye umwana wanjye ntabwo nakugwa amahoro nanjye mu bushobozi mbafite bwose so ndashaka kuvuga kuri fata ku mavuta rero nibyo yaba yaravuze kuri barabahungu bombi n'uburenganzira bwabo ariko biragenda bikagaruka kuri Bruce Melodie na Gael gute ibyo nibaza abantu hano bibajije murimo murenga kandi aribyo bizana n'iki kibazo kitarimo kirangira gikomeza kugaruka ngira ngo iminsi yashize ngira ngo amavuta twarahuye face to face namaza niyihe mpamvu Melodie mwaba mufiki igihe cyose kuvuga nabi Melodie ko nta kintu kiza Melodie akora niba kuko namazaga ikibazo cyavugaga ngo ko abamotari ngo baje batishyuwe sinzi ngo ibiki ibintu byinshi byavugwaga mu gitaramo cya Bruce Melodie cyangwa n'ibindi bihe byagiye bibaho avuga nabi igihe cyarageze Senyumve Emmanuel wo ku gihe Emmy aje hano asobanura ukuntu kwiyunga ko mu Burundi ni kuva nicyo gihe ntabwo fata ku mavuta arongera kuvuga nabi 155 Imana ginga Bruce Melodie yanyiriga na Gael kuva icyo gihe bikibaho mega sinzi niba Bruce Melodie nta makosa agikora cyangwa Gael nta gikora n'abandi bose barimo aho biraza kugenda bigera ku muntu Chita nabonye hangaha ngira mwari bonye n'ubushize ukuntu Brian yaje kwatakinga Chita kaza gusubiza asa nkaho aramubaza ati ese wowe umuvugizi 155 icyo nasabye ni kintu kugeza kuri isaha niba koko nkuko Gurfaza bivuze none ahangaha asigaye asa nkaho ari umuvugizi wa 155 n'abafata ku mavuta ari gutangaza inkuru zabo ari buri hamwe nabo akavuga ibintu nka biriya kandi agatanga ibintu bimwe twebwe tutazi kuko ibyabereye muri Amerika basinya amasezerano cyangwa bari Dar es Salaam muri nyanganira rwaye akagripe kankubise ko muri mu mbeho za hano agatanga akaba we ubwe niba yarabasha guhura nabo bakaganira then fata ku mavuta akaba yicara akavuga ibintu byabaye biri mu makontra basanye n'ibyo bavuganye byose byaba byaravuye he yabikuye hehe kandi arabivuga agendana nande na 155 so nibyo nabwiye ngira ngo dukora ikiganiro ahangaha ngira ngo iyo mvuga ikintu mvuga facts zanjye nandikiye Gael niyo mwandikira na Gael ngwino kuko barimo barakwatakinga ahangaha kandi niwe wabisobanura bino bintu kurusha undi muntu wari we wese ushobora kuba yarabivuze Gael yambwiye ko yari muri Rwanda International Movie Award ntabwo yabashije kuvayo ariko narabimubwiye ko narabimwandikiye ko naza bivuga hanga impamvu bakomeza kwataga Gael nuko witwa fata ku mavuta ari hamwe na Bruce Melodie na timu yose ibyo atakivuga bya bibi yavugaga mu mezi make yashize mbere ko bajya mu Burundi no kwiyunga n'iki byose ariko none hakariho attack yindi igenda iza ivuye kwa fata ku mavuta ntago ari umwana n'icyaha n'uzaki niba koko nkuko roya cyangwa umunyamategeko n'ubisa bivuga ahangaha ni uzakibazwa icyo nicyo kibazo nibaza none ahangaha nihe mpamvu
Gael we nazamuke none aho ari kuko namubonye arahari abidusobanurire atubwire nihe mpamvu uriya muhungu ashobora kuba avuga ibintu bya Ben na Gael nkubizi nkuko avuga ati ndabizi mfite facts zihagazeho niba Gael utarabimubwiye Ben utarabikubwiye waba warabikuye he njye kubaza ku kibazo cya kumenya ikibazo kiri hagati ya Gael na Ben umuntu witwa Medbit niba ari hano niwe nicaranye nanjye ntabwo njye vuga ikintu umuntu atambwiye mpagazeho jewe nambaga Medbit turicara muri coffee shop y'ishusho aransobana from A up to Z ambwira ukuntu Melodie yaje ambwira everything ntacyo ibintu byawe nibwo mbere bivuze ahangaha kuko niwe wari uhaniwe hamwe na Gael ko yari muri timu na Gael so rero ufata ku mavuta niba bivuga kugeza kuri isaha impamvu bigaruka kuri Gael na Melodie akazana kuko burya kuvuga Gael no kuvuga Melodie kubera ko nko mwabivuze igihe cyose iyo bavuze Muyoboke bavuga ngo amanigize abahanzi ntabwo bavuga ngo amanigize restaurant abahanzi baze mu Steve so rero Gael Melodie ikomeza kudefendinga ibyo ndashobora kubutaza ko bimwe biraza gusa nkaho utabizi kandi ko kubishobora kubutanabizi Gael niba ashoboye niba muri hamwe koko nashyiraho telefoni ye adusobanurire abitubwire ibyo niba kuko batarimo nafata ku mavuta so in my conclusion ndangiza wenda ikibazo cyo mwakomeje kumbaza cyo kuronomo muzagifatira ikindi gihe tukigayo Muyobo tukuzi nk'imvura watubabariye ukakinyuramo wiruka uraza kuvanga kandi hari icyo wandika ahangaha wavugaga continuation ibyo twari twavuze ubushize uzabishyira ngaha mu mpamagare hama tubivuga ibyaho nomo yes manager wabivuze ko byose bigendera hamwe ko bigendera ntabwo iyo ndi mu kiganiro rero ugatanga ukanjyana ntabwo mbasha kucyagirana kugikurikira no reka tuvuge kuri byari biriho kuko numvise waje atangiye kuzana management ya Melodie byabaye no we ibyo niba twahaye umurongo nkuko bazabivugaga tujye tugenda kuri uwo murongo sibyo impamvu byose rega uza Melodie yaje ashaka guhita Melodie no watuvanze yaje ashaka gufata line coat ngo ayifukire Gael urimo kumva ntabwo wowe rero amenyereye ibi bintu Melodie urimo kumva ni umuhanga amenyereye ibi bintu so we yaje idafata cyara line coat agiye umuhanga he uretse gato arangije nani Alexis arangije arashaka wiki Melodie yatubereka biracanga urumva araza idafata we wagiye wumva iyo bazanaga biriya yashaka kubivugaho wabonye ko Master P asha avuze uretse gato ya bro Master P azanye ibyabaye muri contract naho bibure n'ikiganiro wabonye ko Bruce Melodie yashatse kubivugaho kuko biri kuvana nani Gael mu kibazo cyangwa muri conversation na erega ntago muhagarariye nukuri ndacyabigusaba okay reka tujye kurikira nani Melodie uri kudefana inshuti yawe uri kudefana umuntu muri kumwe n'aya masaha ho muri Tanzania mbizi icyo nsaba ni kimwe rero ni iki ngiki uvuga ukuri impamvu iri ahangaha Alex nutavuga kuri ibintu byo kuri Onomo je Muyoboke ndamwibye uretse gato Melodie uretse gato Muyoboke niba turanga kugira ngo dushireho urumuri tuvuga ukuri uyu mugabo areke kurindimura showbiz areke gufata umuziki nyarwanda awugire nk'ikofiyo y'inyuma cyangwa awugire nk'akareba k'igikomo ibera muri studio musa umuziki ntabwo era kuri Twitter ntabwo kuri YouTube nta ubera muri studio wawurindimura neba nanjye wanje ni yawurindimura Melodie uretse gato muri studio se niho muwumvira juro kizigenza ari ariko se ubu ngubu bundi ariko bajya ngo tuvuge DC bura abanyamakuru Kenisol ibyo kuvuga urabizi uretse gato ikintu kimbabaza uretse twarabezeranye uretse gato Melodie hangane gato dekayihangane Muyobo turagusabye icyo dushaka ni kimwe icyo twasabye ni kimwe nuko uyu musore yaza akubaka agashyira itafari aho mwashyize ayanyu ntabwo mwatumye ariko abasa muzi igihe twamaze dushaka umuntu wakwinvestiza mu muziki none kukubuza nukuza turabishimira yarakoze none nawe arasaze ahubwo ngiye icyo nsaba Gael yaje zamura Amag the Black nawe aricyo abivuga kuko muraziranye cyane Amag the Black asakoresha Twitter ntabwo ko byamunaniye fese ko byamunaniye uretse gato mute your mic ndagusabye so Melodie by the way reka nzibaze nani Muyoboke icyo dushaka ntabwo twanze ko Gael azakora investment mu muziki turanamushimira yarakoze cyane kuba ataratwaye ntabwo nuko nkudi nguragenda ntabwo nshaka kugenda umva ahantu ndi kuva mbere ko ngusaba kujye kuri byo kuri ono
ni ukuvuga ngo twebwe ahangaha mbere y'uko tunenga uburyo yitwara turabaza tumushimire ko yarafashe umwanzuro agafata amafaranga ye. nanjye ndanenga ukuntu waciye Muyoboke mu ijambo Melodie tugafata tugashimira ko yafashe amafaranga ntagiye kuyahingisha ibirete akazana mu muziki tukaba turyoherwa n'umuziki turabimushimira first of all. Ariko noneho tukavuga uburyo uri kubikoramo ni byiza wazanye amafaranga ariko amafaranga urashaka kuyakoresha uburyo ubishaka ubufate ubumere nk'inzu uguze kashe uyigizemo ushaka uyikoreshemo ushaka ntihagire uvuga ko kosa ririmo. Godfather Gael yaje ari ndaje mu ijana cyane gato ari kukumva uretse gato so kavuga ni Muyoboke rero niba mu by'ukuri mushaka kugira ngo habeho urumuri uyu mugabo mu mubwiza ukuri aretse kwibye ko amafaranga ashobora gukora buri kimwe asuzugura wabonetse. Muyoboke yaragusuzuguye hariya babarira abatimbe basa nk'aho bafite ubwoba man. uretse gato Muyobo birababaje ndi kureba DC Clement hariya hasi yarakoze ikiganiro yinubira ibi bintu gufata amahirwe bikaba byamunaniye mucinye nkoro ndikura kuvuga uretse gato gufata ijambo Clement waravuze ngo uzarinda uba ingurugunzu ariko wanze gufata amahirwe ngo uzamukuvuga ukuri ikitubeshe jahandi kikuye vuga ukuri fata ijambo vuga ukuri ibyo kuri onomo birahari Godfather ntiturimo twubaka umuziki cyane ubwo se munumva ibintu byose birimo reka maze ngiye kubaza nk'ibintu bitatu niba ushaka kubivuga nta kintu umuntu yakora kuko iyi space wavuze kuze kumara iminota 30 cyangwa isaha igiye kumara amasaha 2 tujye kuvuga buri kintu cyose cyabaye muri uyu muziki sibyo nka guhera mu 2005 ntabwo twagera uyu munsi dufite icyo tuvuga hari topic hari umurongo twihaye twagenderagaho nari ntangiye kuvuga ntangiye kubaza Gael ntangiye kuvuga bya bintu twavugaga byatumye ikiganiro cy'ubushize tuza none ahangaha ntangiye kubaza fata ku mavuta na Melodie n'abandi ntanga facts zifite murandeviye murashaka ko tuvuga ibindi bya bindi umwanya Melodie amaze arimo gusobanura ibyabaye akimanagirwa na Jado bitwaye umwanya munini kandi dushaka kugira ngo dufokasinge kuri Gael nkuko mubivuga mbereke facts zanjye mbereke impungenge mfite mwe mugashaka kundebera kujya mu mujyano nakubwira nti uzabikorere space yabyo twicara hano tubiganire bibasobanurire ntabwo nazi kubisobanura ariko ndanga kudeviya kugira ngo bijye mu bintu ntabwo turi kudeviya ahangaha turi kuvuga rero ntabwo ndagira nkubwira ikintu kimwe wenda munabyumve ntabwo nabayeho nshinye inkoro muri uyu muziki s'il vous plaît uraza gutuma ngira reaction idasanzwe kuko igihe buretse gato Godfather igihe twafataga marshe tugakora imyigaragambyo y'umuziki 2008 ku itariki 14 z'ukwezi kwa 8 tukagera kuri stade bakafunga no one was here nijya biteguye so uyu muziki rero turwanye nawo tugeze ahantu heza niba yaraje kuwangiza sinzabimwemera rero uranyumva kugeza kuri isaha sinzabimwemerera nta bushobozi mfite bukubwira ngo ukuribe ariko nzabibwira abanyarwanda impamvu mubona mfata ku mavuta yakoze bira mukabona ngize reaction idasanzwe ni hehe twa Melodie Bruce Melodie ngo aranyumva ari Burundi murebe post zanjye uwagufungishije ndakwereka chat zose naramuhamagaye ndamubwira nti ibyo urimo gukora were wakunuza asubire mu Rwanda Melodie ni brand y'igihugu kugeza kuri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga kugeza ku muvugizi wa RIB yacu naramuhamagaye mubwira ikibazo cya Bruce Melodie kuko afungiye mu Burundi Melodie yakwiye gufungwa kuko Melodie ajya gufungwa kuri ariya mafaranga mwe ntabwo mubizi reka mbibabwire Melodie yarace ku ruhande twari supposed kujya i Burundi nari mfite igitaramo cya Sendisco Medea afite igitaramo Bruce Melodie afite igitaramo twicaye baratubwira bati mu Burundi hari umutekano mukeya